Ndongeye ndabasuhuje cyane abakunzi ba channel yacu ya Mathematics Problem Solving MPS. So uyu munsi bafitiye ibintu byiza cyane. Tugiye kurebera hamwe ziriya formula dukoresha za quadratic tuzovinga quadratic equations. Tugiye kurebera hamwe ahantu zituruka. Hari abantu benshi bagiye bambaza ese izo formula zituruka hehe, tugiye kuzirebera hamwe. So nkuko mubizi neza, quadratic equation general form of quadratic equation, tubizi neza ko ari ax squared plus bx then plus c. This is the quadratic general form of the quadratic equation where a, b, c, iyi a na b na c aba ari constant. So aha rero tugiye guprovinga zino formula, aho tubona determinant bingana na b squared minus 4ac x1 cyangwa se value ya mbere ikaba ari negative b plus root of determinant over 2a. X ya kabiri ikaba ari negative b minus square root of determinant over 2a. Izi formula uko ari eshatu nizo tugiye guprovinga ngo turebe ahantu bazavuye. So hano dufite quadratic equation tizi ax squared plus bx then plus c, so which is equal to 0 kuko tugiye kuisolvinga. Tugiye kureba iyi determinant ahantu yavuye x1 na x2. So iyi constant c turayijyana hirya, tubone a x squared plus bx which is equal to negative c. So tugabanyeho both side value ya a. Dite tubona hano iyi right ijyana ni dite tubona x squared plus b over a x which is equal to negative c over a. So ahangaha tugiye guteranya add both side b over 2 then power 2. Tugiye kwiteranya both side kuri no side no kuri iyi side, tubone x squared plus b over a x then plus b dufite kuri no equation yacu ni b over a, ubwo turateranyaho b over a then over 2 turi b over 2a then power 2 which is equal to negative c over a plus b over 2a then power 2. So urabona by perfect square, urabona iyi ni ziri squared, turaza kubona ko x plus b over 2a then power 2 birangana na negative c over a plus b squared over 4a squared. Turi muvinzeho bracket hano, turaza guhita tubona x plus b over 2a squared birahita bingana, hano turashaka LCM will be equal to 4a squared. 4a squared divided by a it will be equal to 4a times negative c it will be negative 4ac, then 4a squared divided by 4a squared it will be 1 times b squared it will be plus b squared. So hano tuhafiteho power 2, tugiye gushaka factor imwe, it will be x plus b over 2a which is equal to square root, kubera ko hano tuhafite power 2 it will be plus or minus square root ya negative 4ac plus b squared over 4a squared. So ibi birahita biduhereza x will be x plus b over 2a which is equal to plus or minus square root ya 4a squared it will be 2a, duto dusigana na square root yo hejuru yo kuri numerateri negative 4a
c plus b squared, then over square root ya 4a squared it will be square root ya 4a squared irahita iba 2a over 2a. So noneho dushake value of x. Value of x irahita ingana na plus or minus square root ya negative 4ac plus b squared, then over 2a. Iyi b over 2a birahita bijya hirya kugira ngo tubone agaciro ka x, then minus b over 2a. Noneho hano dushake LCM. X irahita iba plus or minus LCM iraza guhita iduhereza 2a. LCM ni 2a. 2a divided by 2a turahita dusigarana n'ubundi square root ya negative 4ac plus b squared, then 2a divided by 2a it is 1, then minus 1 times b it is b. So turaza guhita tubona, urabona ino negative 4ac plus b squared under root it is determinant. Niya determinant negative 4ac, aho tuzi ko determinant iba ingana na negative 4ac plus b squared, or determinant cyangwa se ni b squared minus 4ac, ko wabyandika kose. So nituyisimbuzamo turaza kubona x irahita iba plus or minus square root of determinant, then minus b over 2a. Hano ukibuka ko dufite plus or minus means that we have two solution, we have two variable. X ya mbere iraba iri positive, determinant minus b over 2a. Ni kimwe nuko wakandika x1 which is ukabanza b, it will be negative b plus root of determinant over 2a. Ni ka gaciro ka mbere ka x. Kandi gaciro ka kabiri ka x ni igihe ino negative, kubera ko dufite solution ebyiri b positive and negative, iri buze ko zifite negative, it is minus square root of determinant minus b over 2a. Ni kimwe nuko wabanza ino b ugahita ubona x2 ingana na negative b, then minus square root of determinant over 2a, ugahita ubona value zawe. Ya determinant twayibonye ni iyi ngiyi, b squared minus 4ac, indi x1 it is negative b plus square root of determinant over 2a, indi ni x2 ingana na negative b minus root of determinant over 2a. Ukaba ubonye za quadratic formulas dukoresha tuzovinga quadratic equation. Determinant aho ingana na b squared minus 4ac, x1 ikangana na negative b plus square root of determinant over 2a, x2 it is negative b then minus square root of determinant over 2a. So ahangaha ndakeka noneho buri umwe wese abashije gusobanukirwa aho ziriya formula zituruka. Hari abazikoreshaga bazi aho ziva, hari abazikoreshaga batazi aho ziva, ni ahangaha zituruka. Ndakeka noneho ubu ngubu ibintu birimo bigenda bimera neza. So icyo usabwa rero ni ukudukorera subscribe, ugakanda like ndetse ugakora no kuri share kugira ngo buri wese umusangize ano makuru. So ubutaha tuzarebera hamwe uburyo dushobora gufactorizinga dufite ikibazo kirimo variable ebyiri. Tuzarebera hamwe uburyo wagifactorizinga, tujye dukomeza dusangira ubumenyi. Murakoze, mugire ibihe byiza.